ujye ubana n'ingeso z'umugabo ntukabane n'umugabo ko turahinduka n'ingeso ntihinduka kuko niba ari umusambanyi uvuga ati ijoro wari wagiye he umutungira agatoki ahandi yibagiwe hari abantu bapfunyika bagapfunyika ibintu bidapfunyikwa agapfunyika abamuvuze abamurwanije abamushebeje abamwimye ideni abamwambuye ugapfunyika ugashyiramo n'inzika ariko hari abantu bapfunyika asifiwe Bwana bangwa nzi ko Uwiteka ari mu ruhande rwanjye agapfunyika nginyohereza izahandindira agapfunyika ngiyavuganye nanjye n'inyembaraga ugasanga muri we ameze nk'igiti gitoha kuko gifite icyo cyashoye imizi hepfo aho bagapfunyika imbaraga zibuzuye ntibatinya urugamba rw'amagambo ntibatinya uvuga ntibatinya usakuza ahubwo muri bo baravuga ngo kuko umwami Imana azantabara haleluya ukavuga ati mu mpamba nteruye sinteruye abamvuze sinteruye abandwanya simvuga bansakuriza mu byo mpambiriye nikoreye nk'imbabazi itatu kabiri Zaburi harambwiye ngo hahirwa umuntu wabara ibicumuro bye ibyaha bye bikagira gute bigatikirwa hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho ikiyemwe iyo uri umunyamatiku ntiwasenya Yeriko iyo uhemukira abandi ntiwasenya Yeriko rero mu mpamba twapfunyitse niyo Yobu yavuze ahagurutse aravuze ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo gukirarwa kwanjye ndagukomeje naho yanyica nzapfa nkiyiringira muzamure haleluya rero nkuko bisanzwe muri iyi minsi y'ibyumweru bibiri twahisemo ngo amavuta akandagira amateka utera umuhati mu rubibi amateka nayo agashyiraho imbago ako mwimbere abizi ko harimo ibibembe by'amateka amateka arakanyago urira indege mu amateka ni mabi aragatsindwa ubyara umwana wamubyarira mu mateka ukamwita mbarimo mbari mufite amateka yo kubumba amategura mbumbira umudugudu tutuye amateka urayazira kandi nta kintu utakoze kugira ngo atakuba itanu rabaga n'umukire darakubita imitwe ayo mateka asekuraga mwayo mateka amateka arakanyagwa bambaza ngo ari kubundi ukora iki ndi umunamba ukora iki ndi umunamba nakuka karikara nge nguri iki ndi umunamba yewe nozi moto amavuta akandagira amateka nshaka kumva amateka n'ibintu umuntu yamenye amavuta akuraho amateka twanyuzemo ndafashijwe we amavuta akandagira amateka afite amavuta bamukoraho bakanyerera ibintu byose biranyerera mavuta wihangane hari ibyo umuntu aba yibuka amavuta akandagira amateka yo kwa so na nyoko kubera ko amavuta y'Imana kuriho yakandagiye amateka ayo ni amavuta atsikamira amateka Yesu baga abantu bafata miliyoni nkumva n'intuza burya niho namenye ko amavuta akandagiraga amateka TV tupite TUT amen amen TUT ntabwo biba byoroshye ubwo rero by'ukuri ni uwo murimo wa madamu wanjye arabasuhuza n'ibyari imwe none rero nshoboye kurera nta washobora ariko n'uwabyaye benshi n'uburenganzira ndetse n'uwa mbere ko nta gikoma nakuzaniye imiruho ni yawe rero nta kibazo njye asifiwe Bwana uwabake n'uwa benshi njye nta kibazo njye ngira umuntu wese niwe umenye uko agenga ibintu bye hari urubanza unciriye agiye gutangira ngo burangwa na Nyakigali ngo yabigenje gute umva nyiri umurima n'umenye uko awuhinga muraho murakomeye ariko mbere yuko ntangira iki isi y'umuntu ingana n'iki isi y'urugo ingana n'iki kwa birango babyare bakwira isi we isi yawe irangana gute ingana n'ikibanza kiriho UPI ntago muyizi se icyangombwa kiki ubwo se cyawe n'iki isi yose hari n'abakodesha bari mu cyaro ubwo nawe ugira icyangwa koko urashyira mu isi yande ko nyirayo 30 kwishyuza
mu kintu kiranga umuntu wabohotse agira n'ubwenge mu mitekerereze. Sako murakumviza ariko ni agasakuzo k'abantu bakuru ngo biravuze ngo dukwira isi yose. Isi yawe ni iyi kari metero kari za zindi mwagiye mugira ubwenge ariko ikimenyetso cya gatatu kiranga umuntu wabohotse ntateza intambara ahubwo arazikemura. Ko mutavuga ngo amen? Ntateza intambara ahubwo agira gute? Nta cyigisho ntabwo ndagisobanura. Ikindi kiranga umuntu wabohotse ntabwo asubira mu magambo bamuvuze, ahubwo buryo uvuze uwakuvuze uwo muhaye agaciro atarakwiriye. Ubundi aravuga ukavuga ati izo ni imbaraga z'imitekerereze iri hejuru. Ni ikimenyetso kiranga umuntu wabohotse nuko atirirwa asubira mu magambo bamuvuze, kuko yasubiyemo kanamuhamagara uwo muhaye intebe atarakwiriye. Sibyo? Ikindi kiranga umuntu wabohotse nta mwanzi agira, atari uko badahari ariko we nta muntu abonamo umwanzi. Kuko burya mu buzima bwo kubaho uzirinde gutakaza umuntu, kuko umuntu ntabwo uzi icyiza cye n'ikibi cye. Kuko abantu tubereyeho ibintu bibiri ku bagenzi bacu, tubabereyeho kubabera umugisha cyangwa kubabera ishuri. Iyo ntakubereye ishuri nkubera umugisha, none kuki winubira ishuri kandi wishyura minerivare ngo bakwigishe? Rego utuntu tw'ubwenge murimo muratwumva ariko mu buzima umuntu usibye ko umuntu yaremerewe guhimbaza Imana, ariko umuntu afite ibindi bintu ashoboye. Kimwe ni ukutubera ishuri cyangwa tubera umugisha. Utakubereye umugisha kubera iki? Icyo gihe rero ishuri ryize neza ujye umenya ko uwo mwahuye hari abandi bameze nkabo. Icyanyuma kiranga umuntu wabohotse mu buryo bw'umwuka nta na rimwe ajya ashyira ikibazo ku bantu, ashyira ikibazo kuri Satani. Ntabwo uvuga ngo runaka yandemereye, ngo bandemereye, ngo sinzaririmba, ngo ndabiretse, ngo ndabivuyemo. Barakuremereye se urabikoreye, bari ku mutwe, shyira hasi ukomeza urugendo. Icyanyuma rero gisoza ku muntu wamaze kubohoka ari mu mavuta, uzamusanga buri gihe ibintu bye byose abitwara mu mahoro. Asifiwe Bwana. Kuza hano twaje mu mahoro. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Si ukwishyira hejuru. Nzi neza ko muri Kigali nahakaniye abantu benshi cyane, kuko navuganye n'umuyobozi wanyu ndamwemerera ati se mwebwe mwaza bambi ntikutaze bintwaye iki ngewe? Kubera ko hari ikintu kimwe ntekereza mu buzima, umuntu atakubereye ishuri akubera iki? Icyanyuma gisoza ku muntu wabohotse, hari ukuntu mugira intambara n'ubundi mu ruhande rumwe. Mushumba Nyakiriye twazanye, ngende n'umunyamategeko, mfite metirize mu mategeko mpuzamahanga, nkanagira metirize muri teoloji, ndi gutegura doctora muri teoloji. Njya nakira imanza nyinshi nkabagira inama, ko njye ntago ndi umwavoka simburanisha, ariko abansanze muri biro mbagira inama ku ngo zisenyuka. Mbabwira ikintu kimwe gusa, ndamubwira ngo wabanye n'umugore ntiwabanye n'ingeso ze, wabanye n'umugabo ntiwabanye n'ingeso ze. Rero kugira ngo mwubake urugo, murere abana banyu, mwige kubana n'ingeso z'abo mwashakanye, ntimukabane n'abagore. Ntago babyumvise? Ese badamu mwabyumvise? Ujye ubana n'ingeso z'umugabo, ntukabane n'umugabo, ko turahinduka n'ingeso ntihinduka. Kuko niba ari umusambanyi uvuga ati ijoro wari wagiye he, umutungira agatoki ahandi yibagiwe. Ahubwo iga kubana n'iki? Aka ntago mukumvise kandi sinzagaruka vuba. Kwiga kubana n'iki? Ariko ndabona ntazi ko mbona harimo akajagari kenshi. Niki nigiye utari kuvuga cyane se ko mbona vaye what is harya mvuze ngo wiga kubana n'iki?
kuba uyu John twagendana n'agasore kameze kuri afite ndamurusha imyaka ubundi afite 56 uyu afite 21. Ikibazo ingeso z'abasore ntabwo navunika, ahubwo mbana n'ingeso zabo nabo bakabana n'ingeso zanjye. Ko buri ingeso y'umuntu na kantu gato ubasha kumanaginga, ariko imitekerereze y'umuntu ntabwo wayishobora. Kuko niba umuntu hararagona aho kugira ngo kubuze kurya muzaryame mbere ye, we usinzi agone wasinziriye, kibazo kiri. Kibazo cye nagiye babwire ngo niba mushaka gukizwa neza igakubana n'ingeso z'uwo muri kumwe, ahubwo ugiye ngo yarananiye oya, ahubwo niwe wananiranye kuko utabashije guhagarara mu mwanya we. Umuntu tumukingiye mu gitondo arambwira bati urugo rurasenyutse, bati bigenze biti. Abadiyakoni bajya guteranya urugo, umugabo ati giye mu nkurira umugore hano, nasabye umukobwa sinasabye umugore, ndeze abasohora amavarisi muri salo, barampamagara ati kabaye mushumba ni ndaje. Rero giye bundi kintu cya mbere kiranga umuntu wabohotse nta bintagira birebire, aravuga ati ndapfuye siko umuntu gihumeka, ati nukuri nabura yiro ifite isombe yonyine, nibe nawe ufite isombe, ati uziko mfite igihumbi, yo uziko mfite menshi, mbega ibintu byose ugira gute. Kandi ubundi ushaka kugira ngo urebe ko ukize wirebera kuri batwebwe n'abandi bagusize, rebera ku bamugaye abana n'ubumuga batabasha kugira namba, niko umenya urwego rwawe ufite. Nurebera ku bakiri urapfa, urebera kuburuta. Hanyuma ndaza ndicara umuhungu ati simushaka abadiyakoni biranga, pasiteri biranga, ndavuga ariko urubanza ndarukemura tu. Ndicara nditonda, hashize akanya nigira ku mazuru yanjye gutya, ariko no musore ibintu avuga n'ukuri, ngo yego n'ukuri mushumba urabyumva, kumbi ntazi ko ntabyumva buriya. Ndamaza nti se nari muvuze mu izina, ndavuga se muhungu wanjye wabwiwe n'iki yuko atari isugi, hari imanzi yamenye ibyo bintu? Ngo urumva nyine ubundi umujura niwe umenya undi, n'umuroza amenya undi ko barabuhana. Umusore aturumva nyine kera nahuye n'umuntu bigenda gutyo, ati ndamubona ati hari ukuntu byagenze, none so wabigiriye gutyo ukamwambura ubusugi ko utamutwaye, ngo nyine ntago twakundanye, nese uzamujyana we nta gihombo afite. None nkubaza ibibazo bine ko sha musore, Imana iguha imanzi uri ibandi, iguha isugi uri ibandi, ubundi ibandi risanga irindi, ari we si isugi nawe nturi imanzi, ibisa birasabirana ivarisi mu cyumba bahise bajya nuko cyembura ibintu, hari ibintu mujya mu mugarwana nabyo. No, ntabwo ibandi, Imana ibandi irihereza irindi bandi rigenzi ryaryo. Umugore ushira isoni imushakira umugabo w'umunyamahane, wazamurije igo akohereza yishye mukarimbukana mwese. Ariko yuruzi imeze bityo, hari ahantu hagarara. Asifiwe Bwana. Haleluya, haleluya. Ese muranezerewe? Erega gakiza ni muri ubuzima tubamo. Rero ijya wiga kubana n'ingeso kuruta kubana n'iki? Ingeso ni ngufi. Niba kundi ibiryo ntacyo uzakora ngo bive abireke. Niba kundi inyama ntabwo uzamukubita ngo azihorere, ahubwo uzazimuhata, izitogosheje, izokeje, izikaranze, niba banazanika uzimwanikire. Niba umugore agira amazimwe nta ngufuru uzashyira ku munwa, icyo uzakora uzamuhata akazi, abura umwanya wo kujya kuzimura, mwirirwa nimukorana, abura umwanya wo guhura n'abagore, kandi nawe nutaha numubwira amakuru watoraguye ku ruhande, kuko uzi ko utunze radiyo mu rugo. Rero radiyo kugira ngo iceceke uyima amabuye. Muraho yemwe. Kuba fizibure radiyo ikabura ibintu ishyikira aho ngaho. Sheri urabizi nyine, urondaje kubana nawe none sinabajye nyine, zana barumuna bawe. Ukagenda ukamuzana bagashwana udahari, mu gitondo ntamenya ko anambaye n'imyenda uko atumva Sheri, ntabakikwita Sheri, akwita izina ryawe. Uyu mwana arava cyangwa agenda ava hano.
ibeshye icyo gihe ruzi azanyu agutumye ngo uzane bene wanyu nawe mutuma mwene wabo kugira ngo abure uko yiruka n'uwiwawe n'uwiwabo kuko ntiyabirukana bombi. Hari uwo byabaye muri Kigali ati mva sheri uyu mwana murumuna wamvira hanga umugabo aramureba twari twaraganiriye abimbwiye ntumubwira mbwa atari kuzi n'ibindi mada ubwo murumuna wanjye agiye sange na murumuna yawe yagiye ngo ndabyihoreye tubirekera aho ngaho. Urumva ni kimwe kuri kimwe. Asifiwe Bwana. Twega mu tuganiriza nibi tubabwira kumenya kubaho, kumenya kubana n'umurozi ntamenye ko wamuvumbuye, kubana n'umunyamagambo ntamenye ko uzi ko yagira ukamwihorera kandi warangiza ukazana amahoro aho uherereye. Kuko itorero rizima, umukristo muzima nuzana impinduka ahari. Niba hutuye nta mpinduka urahazana, haba ku mwuka, haba ku mubiri, haba mu muryango, ntabwo urakizwa neza byakugeza ku musaraba. Guhindura amahanga ndi intumwa n'impinduka. Guhindura amahanga guhindura amahanga. Urumva ko sinarinzi niyo slogan ntabwo narinyize jewe. Itorero ni irihindura, umuntu nuhindura ahari. Haleluya. Ugahindura ubuzima, ugahindura urugo, kandi guhindura ahantu uri ntabwo bisaba kugura hegitari nyinshi, ahubwo nukubanza ugahindura imyumvire yo mu buzima bwawe bwa minsi yose. Imana nishimwe cyane. Nagira ngo dusome ijambo ry'Imana ko kari gaciyemo, ariko nubundi ndaho ngaho. Mushumba mwakoze kuntumira, nagira ngo mbashimire kuntumira pe ku mugaragaro ko ndabashimiye n'Imana mu ijuru byumve, kandi mwarakoze kumira kandi naje. Shimira umuyobozi mukuru wemeye konza, shimira pastor wamagaye namwe mwese, abadiyakoni bakozi b'Imana bacuranze mwese, Imana ibampera umugisha. Shimye Imana ko tugeze Rwempasha, gusa hangaha mpazi kera imyaka nabiganirizaga umusaza, ndanze ndabivuze ntahandi hanjye, ndabivuze nta by'umuntu ahisha, ariko hanigeze kuhanyura muri za 91 nkiri umusore muto w'imigirigiri, ariko ndashima Imana ko ndaho. Cyakora hafite ibimenyetso bikomeye, karamana hasize inzara z'amano, ahandi mpasiga intoki hafi aho, ubwo icyo ntavuze mutumvise n'ikisi. Sawa murakoze. Rero kuza hano kuhabwiriza ubutumwa warahabaye muri ubwo buryo, icyakora giye maze imyaka 20 navuye mu gisirikare, ntago nkiri umusirikare, ariko no migendere yanjye burya binabamo. Iyo nkubwirije ukanga, hari n'ibindi nakubwira tugakora bikemera. Asifiwe Bwana. Sibuga amateka ntimuyumvise buriya, kubera ko buriya kuri kamera hagenda byinshi kandi kwirwa na benshi, hari ibyo ntemera kuvuga birenze uko mbivuze. Ariko umuvumba ndawuzi, nabajije pastor ngiye kumuvumba nyere kuri ntihoya, hari uwo nzi nambukaga iyo ruguru, kandi namubwiye ngo umunsi bagiye Karama genzajyayo, kubera ko mfite amateka yahatoroshye. Cyo mvuze ntimwacyumvise buriya, muranyakiriye se? Nese ntago munezerewe buriya kubona aho abantu banyuze bafite ibindi bintu bakora bakahanyura, uyu munsi bakagaruka bafite n'indi ntwaro yitwa ijambo ry'Imana, ukabade la 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 la. Murambure igitabo mwazanye mwese, dusome igitabo cy'umukozi w'Imana witwa Yosuwa. Minota bampaye maze gukuraho 15, shigaje 20, ndihuta. Ntago mbicira gahunda ni muhumure. Mwaba mwahageze. Igice cya 3. Duhere ku murongo wa mbere. Uhansomera Imana iramuha umugisha. Koze cyane.
azaba intera y'imikono 2,000. yego ntimuzayegere kugira ngo mumenye inzira mukwiriye gucamo. yego urakoze cyane nta bundi mwigeze gucamo iyo nzira. urakoze cyane. ndagira ngo urebe ibice 6 umurongo wa 5 n'uwa murongo wa 21 n'umurongo wa 20 kugira ngo nihute mbihurize hamwe. 6 amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo, abantu bose bazavugira icyarimwe baranguye amajwi yabo, inkike z'amabuye zigose umudugudu zizahera ko ziriduke, abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye. murongo wa 20 nawo usome waho. Abantu bahera ko barangurura amajwi, abatambyi bavuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka, abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. subiramo uwo murongo bawumve cyane. subiramo iyo mirongo bayumve cyane. Ibi niyo nifuza cyane ko tuvuga. Umurongo wa 5. Amahembe navuga cyane mukumva amajwi yayo, abantu bose bazavugira icyarimwe baranguye amajwi yabo, inkike z'amabuye zigose umudugudu zizahera ko ziriduke, Yego. abantu bose bazurire umuntu wese imbere ye. urakoze cyane. Umurongo wa 20. Amen. Abantu bahera ko barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka, abantu barazamuka batera umudugudu, umuntu wese imbere ye barawutsinda. Amen. Se mwakwikiriza ngo amen. Noneho hindura page igice cya mbere niho shaka undebera umurongo w'10 cyo cya mbere tuganira ayo magambo mu izina rya Yesu. Nabonye mwanyihereye n'amazi yanjye. Oya mutwe w'amagambo ariko wagiye ubyihorera ko ari ngiye ngufite wakwisomeye imirongo nakubwiye ko nta cyaha kirimo. Umurongo w'10 gusa. Yesu wategeka abatware b'imitwe ati, unyure mu ngando mutegeke abantu muti, nimukore amahamba, kuko mu minsi 3 muzamuka rya ruzi rwa Yorodani, mujye guhindura igihugu Uwiteka Imana yanyu yabahaye ukibemo. Amen. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ndagira ngo tuganire kuri aya magambo nk'uburyo ntabwo ndi bujye mu mateka y'Bibiliya cyane. Tuvuye mu 2025 na kangahe? Tuvuye muri uwo mwaka utari woroshye. Noneho tugiye muri 2020 na kangahe na kabiri. Buryo utaragera ku matariki 10 ntabwo buratangira umwaka neza buryo. Hano hari amagambo tubonye nubwo nahereye ariko nshaka guhera aha ku ijambo rya mbere. Imana ibwira uyu mugabo Yosuwa mwene Nuni wari warasigaranye na Kalebu, kuko bavuze neza yuko igihugu bagiye Imana ibasha kukibahereza biramutse bitwaye neza. Noneho ngo Imana iramusanga iramubwira ngo nigica mu ngando ubwira abantu bahambira amahamba. Fite ijambo rivuga ngo uzatsinda Yeriko kubera impamba wapfunyitse. Sateleboni yamando. Uzatsinda Yeriko bijyanye n'impamba wapfunyitse. Cyampa mukaryumva. Nahoze mbwira abahungu banjye ngiye ntego ya 22 nta yindi ni ugukizwa no gushaka amafaranga. Nta bindi bintu nkeneye. Naraye sibye muri message za telefone masana hanaguye abantu 400. Nta kintu ngifitanye n'umuntu ni ugukizwa no gushaka cash. Nkishijwe ariko murabyumva namwe. Bya ngo wiri ute waramutse utimvuriragwa nta utagira ikirere turabizi. Nzabireba kuri meteo. Kugira ngo dokutala masise fo. Kugira ngo ubashe gutsinda Yeriko biterwa n'impamba wahambiriye. Biterwa n'impamba wapfunyitse, biterwa n'ibyo uteruye, biterwa n'ibyo wakoze, biterwa n'aho uri, biterwa n'urwego urimo. Ngo aca mu nkamba arababwira ngo nimuhambire amahamba.
by'ukuri imwanya tuwufite umuntu yacukumbura uyu mugabo Yosuwa ntabwo yari umunyamasengesho, ntiyari n'umuyobozi, ahubwo yari umukuru, yari umugaba w'ingabo za Isiraheli, yari umurwanyi. Ariko Imana imuhindurira ministeri, Imana imuhindurira icyerekezo, imwinjiza mu muyobozi w'umwuka, kandi ubundi yari umuyobozi w'intwaro. Ariho yamubwiye ngo uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe. Arangira ngo nimuce mu nkambi, mubwire abantu bose bahambira amahamba. Kubera imyaka 40 bazengurutse mu butayu, abari baravuganye n'Imana bose n'abakego bari barapfuye, hari hasigaye abana babo. Ariyo mpamvu dusoma igitabo cyo Gutegeka kwa 2, ubundi ni igihe Mose yicaje urubyiruko arubwira ku mateka batari bazi. Ariyo mpamvu dusoma igitabo cyo Gutegeka kwa 2 usanga mu by'Abalewi kubara. Kubera iki? Yari mwabaha amakuru, ariko abategurira amakuru. Ariko mwavuze ngo amina, ayiwe, haleluya. Munyemerere munyegere mwuka tugendane, muve muri za logike zanyu. Impamba wahambiriye niyo yishe urugo rwawe, impamba wahambiriye niyo yishe business yawe, impamba wahambiriye niyo yishe hazaza hawe. Ariko Imana ishimwe, turi muri iri teraniro haracyariho ibyiringiro. Oh, muzamure haleluya, haracyariho ibyiringiro. Ola base, mbega amavuta ari hano, mwarasengeye koko. Aramubwira gusa ngo witondere amategeko nzabikwereka. Noneho kuko burya amakuru yawe isi irayazi n'abantu barayizi, ni kuzimu baza amakuru yawe. Yabwira ngo nzabana nawe gusa kondisiyo ibiri muri igitabo uzabyihanganira. Ngo bukeye aca mu nkambi, arabwira ngo nimuhambire amahamba. Imana ishimwe. Kandi ubundi abashumba n'ababwiriza butumwa barahangaha, manu ntawayirazaga. Ariko uwo munsi bitewe n'aho bagiye kunyura, bitewe n'inzira bagiye gucamo, bitewe n'uko Imana igiye kubakura kuri manu, irabwira ngo nibahambire amahamba. Icyaraga kikagaga uwo munsi Imana igiha agaciro. Ubundi uruwa agaciro nuko utaramenya icyo ubitse muri wowe. Ninde ufite amatwi 6 ahangase ngo tumwemere? Ninde ufite amaguru 6 ngo tumwemere? Ubwonko afite nibwo ufite, amatwi ufite niyo afite, uko avuga ni kuvuga. Why not tubaho mu buzima butitira bukonje, impamba zikakugije? Oya, ikintu cya mbere, impamba ya mbere dupfunyika nukumenya ngo nzi yampamagaye. Arabwira ngo muhambire amahamba. Ibyo bijya kujya byararaga babirazaga byarapfaga, ariko kuko Imana yavuze ngo muhambire amahamba, icyapfaga kiraye. Uwo munsi Imana igiha agaciro, uruwa agaciro nubwo wisuzugura. Barangije ngo bahambire amahamba, ndimo ndihuta, baragenda. Kankibariza akantu kamwe, mu mpamba wahambiriye muri 2021 2022 ni iyi? Wahambiriye iki? Wahambiriye iki? Kimpamba igira agaciro. Uwacu yadusomeye ngo barara batambutse, ariko nubwo baraye batambutse, ariko bararanye iki? Hago muri kunyumva? Bararanye iki? Iyo bagututse uvuga iki? Hari abantu bapfunyika, bagapfunyika ibintu bidapfunyikwa. Agapfunyika abamuvuze, abamurwanije, abamushebeje, abamwimye ideni, abamwambuye, ugapfunyika ugashyiramo n'inzika. Ariko hari abantu bapfunyika. Asifiwe Bwana. Banwanze ko Uwiteka ari mu ruhande rwanjye. Agapfunyika nginyohereza izahandindira.
agapfunyika ngo yavuganye nanjye n'inyembaraga, ugasanga muri we ameze nk'igiti gitoha kuko gifite icyo cyashoye imizi hepfo aho, bagapfunyika imbaraga zibuzuye, ntibatinya urugamba rw'amagambo, ntibatinya uvuga, ntibatinya usakuza, ahubwo muri bo baravuga ngo kuko umwami Imana azantabara. Mpamba wapfunyitse nizaguhesha gusenya Yeriko, ahubwo wapfunyitse iki? Wapfunyitse ibiki ku itariki ya mbere? Hari abantu bapfunyika ya rero ibintu by'Imana ntimukabyitiranye n'iby'abantu. Nge wambesha bikemera, siye ko wasanga n'umuka ntago nabyemera, wabesha umuntu bikemera, ariko Imana irakuzi no mu mutima. Ikibujije abantu gusenya Yeriko yabo nuko impamba bapfunyitse nta gaciro yari ifite. Kuri channel yacu ya TUT ari iyi ngiyi muri kureba, twigisha abantu ijambo ryo kubohoka mu myumvire, kuko abantu benshi baboshye imyumvire. Aha rero arabwira ngo ni muhambire amahamba. Reka turebe Zaburi ya mbere ivuga ngo iki? Hahirwa umuntu wicara mu kabari, hahirwa uraratongana, hahirwa urara beshyira bagenzi be, hahirwa umusinzi n'umusambanyi. Handitse ngo iki? Oh haleluya! Ukavuga ati mu mpamba nteruye, sinteruye abamvuze, sinteruye abandwanya, simvuga abansakuriza, mu byo mpambiriye nikoreye nk'imbabazi. Data wa twese we, kuba muhungu wanjye John ari hari kuba muhamagaye, ubundi giye mbashaka bakora akazi, niba utabishaka araje abinkorereho. Hari utunota namubwiye yajya akora ntitukugore, reka twikore utw'ubu wacu mu mujyi iyo ngiyo. Asifiwe Bwana. Niki wapfunyitse ku itariki 30? Hahirwa umuntu udakurikiza iki? Ntiyicarane, ahubwo ku manywa yibwira iki? Amategeko y'iki? Ayibwira amategeko y'Uwiteka. 3 Zaburi harambwiye ngo hahirwa umuntu wabara ibicumuro bye, ibyaha bye bikagira gute? Bigatikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho iki yemwe, ngo ntamubaraho gukirana, ngo n'amazi yisanzure ntazamugeraho. Hahirwa Uwiteka atabaraho kugira gute? Gukirana. Hahirwa umuntu udahagarana n'ababi, yicaye n'abakobanyi, yibwira amategeko y'Imana ku manywa na nijoro. Ngo ikibi niyo cyazo kizamutwara, ngo ameze nk'igiti cyashoye, ngiye byacyo ntibijya byuma, ngo ahubwo bihora bitoshye, ngo ababi ntibagira gute? Iyo upfunyitse kwa mubi ntabwo uzigera usenya Yeriko. Iyo upfunyitse amagambo ntiwasenya Yeriko. Murandakariye se mwaryohe? None se bashumba banyu bantumiye mwabatunga ibiganza ngo Imana ibahe umugisha. Mwakongeye ko nduzi Imana ibahe iki? Imigani 12:3 haravuga ngo nta muntu ukomezwa no gukora nabi, ngo umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Iyo ukora nabi n'impamba mitazatuma usenya Yeriko. Iyo uri umwambuzi ntiwasenya Yeriko. Iyo uri umunyamatiku ntiwasenya Yeriko. Iyo uhemukira abandi ntiwasenya Yeriko. Rero mu mpamba twapfunyitse niyo Yobu yavuze ahagurutse, aravuze ngo sinzikuraho kuba inyangamugayo
gukiranuka kwanjye ndagukomeje, naho yanyica nzapfa nkiyiringira. Muzamure haleluya. La ya setele bonia foma. Iyi mpamvu abantu bapfunyika. Habwa ati simbemere ko ibyo muvuza ari ukuri. Sinzikuraho kuba inyangamugayo, naho yanyica ubwayo ikanyikubitira ikampamba nzapfa nkiyiringira. Kandi ikindi cya kabiri, reka mbabwize ukuri, mwindebera ku ruhu rwaboze, ahubwo mundebere mu Mana, kandi amaso yanjye azamureba si ayundi. Sayundi, mvugira ngo sayundi, vuga ngo nayanjye nyine arapfunyika. Sinzikuraho. Abantu bagukuraho ubunyangamugayo ko batagushaka, ariko we ntukikureho. Ntabwo muri kumva rino jambo Mana yanjye. Muragira ngo mbigishe mu buhe buryo se? Yaravuze ngo sinzikuraho. Ndagejeje ngo turi kuri analize. Iyo ugiye muri etimologiyari, nge sinzikuraho kuba iki? Abandi babigukuraho ku bwende bwabo, babigukuraho kubera ko utemera amafuti yabo, babigukuraho kubera ko batagukunda, babigukuraho kubera aho uvuka naho ukomoka. Ariko wowe zotaye, haleluya, ntukikureho kuba ikirata. Ngiye impamba nzima. Kancurangire. Sinzikuraho. Covid we yaratubangamiye. Babwiye ngo ubwira mugingo ukora ko ntiwemere gukora mu biganza ko turabyemera. Mabwiriza ni ngombwa. Ariko mbabarira n'ikimenyetso nk'umushumba ndakibasabye. Ukore mu wivuga uti unuberetse kubikora. Uti nubwo abandi batambona nk'inyangamugayo, nge sinzikuraho kuba inyangamugayo. Ikomanga mu gatuza. Sinzikuraho kuba inyangamugayo. Sinzikuraho kuba inyangamugayo. Nimunyemerere tubikore. Sinzikuraho kuba iki? Ubukene ubundi akenshi ngo nta mukene w'inyangamugayo ubaho, ariko ntuzikureho y'ubunyangamugayo. Yo mwaza shatutarabasendemo, nge sinzikuraho. Abantu babo dukuraho, cyane cyane nkatwe abashumba. Hari ibintu wangira umuntu kumugaragaro ati ngo ntabwo uri umukristo ko nemeye ibye, ariko nge sinzikuraho. Ugukiranuka kwanjye ngize gute? Mu nzara ngize gute? Bamvuga ngize gute? Batamvuga ngize gute? Nabura amafaranga ngize gute? Napfakaye ngize gute? Umugabo yanyanga ngize gute? Nabura mitumva gukiye. Hahandi kumanywa na nijoro uzamura icyubahiro cy'Imana muri wowe, amavuta y'Imana akazamuka, ukavuga uti njyewe nakomeje, sinzigera nikuraho kuba inyangamugayo. Ngiye impamba dukwiye kuvuga. Ubunyangamugayo harimo ibintu bibiri. Icya mbere ni ukubaha amahame y'Imana. Ubundi hari ibintu bakunda gusobanura mu Cyongereza, the prosperity cyangwa se iterambere mu bwami bw'Imana bugira amahame. Iterambere mu bwami bw'Imana rigira amahame. Se mwanyumvise? Mbibariza akabazo mwansubiza. Cyakora umuntu afite telefone nziza kabisa. Afite telefone bien. Telefone y'ijambo ntawe uyirihaye se. Nenda kubabaza akabazo gatoya. Muransubiza uru ruhande, musubirize icyarimwe. Umugisha barawusengera cyangwa barawukorera? Hamwe muceceke nibarije n'uruhande. Barawusengera, barawukorera.
hari ikintu cy'Imana cy'ubusa ntacyo kirahari. Ibintu by'Imana ku musaraba biragira gute? Biranagana. Hanagana y'ibiki? Harusenga ku musaraba biranagana, ibitenge biriyo. Ni Yesu umanitse uteze ibiganza, nta binagana ku musaraba, barakubeshya. Mukameramani ihangana yerekeze mu bakristo ntayindebeshe. Abantu baho ku musaraba biranagana. Uzi bagiye kuririmba, aririmba ngo icyacumi cy'amataye, Imana se yambara ijipo, yambara ingutiya iradoda. Ngo icyacumi cy'imbavu, imbavu se hari sambusa ikora. Abandi ngakabonye Imana nagakirara, ako kageri kabe nk'akabacuraguzi gashaka hirya. Kiki Imana ikeneye ari umutima wuzuye amavuta. Kwa biranagana kurura ndorese. Usibye agakiza yaduhereye ubuntu, nabwo dusengera ngo tukagumane, ibindi byose barabikorera. Ngeze ku baririmbyi rero, itegeko ryatangiye rimwe ngo ntukoreho. Mu butayi bashyiriraho 10 Abayuda bongeraho 611. Amadini ashyiraho atagira umubare, shyiraho n'ayakora nayo mu rugo. Ariko Yesu agiye kudupfira, amategeko yabyaza mwabiri gusa. Ndagira ngo sekreteri wakora arambwira amategeko abiri nayahe. Natabikora perezida mwunganire. Yesu amategeko yose akora modification of the law. Nayakora ari mushiraho uyu munsi amodifiye mu bintu bibiri. Kuko ibyo Kristo akora ni ibya kera, ni iby'ubu n'ahazaza. Ayo mategeko nayahe. Yego. Nimbara yeah, good. Ibyo ayo twara yashoboye ko ari abiri gusa. Umva yakoze iyo modification, ukundisha Uwiteka umutima wawe n'ubwenge n'imbaraga zawe. Sawa. Ibyo ntunze ndimira twongere turirimbe. Ubwo nuwakerere kandi yayiririmbye. Ibyo wowe ubwawe mbega ikinyoma, nibyo utunze. Ngaha turirimbe. Oyoruka gutanga icya 10 ryari ngo tuyinde ibyo nto kandi muranyaza dukundana. Twavuze ngo ukundisha Uwiteka, ijwi bararimanuye. Umutima wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe, kandi nibyo tunze nibyande. Umva Kankwanzi yagutwaye umutima wirirwa uri mu runana, wirirwa muri museke weya, nta sengesho, uzi ikipe yatsinze indi, uza batonganya ariko ntuzi n'umurongo wo muri biriya wakubaka. Abantu twimye Imana igihe bituma natwe itaduhereza igihe cyayo. Kandi igihe cy'Imana idusaba si imyaka n'imyaniko, nubwo yaha 5 yo gutekereza Imana yonyine. Reka mbabwize ukuri, couple ziraha mwese, Imana ishimwe umugabo n'umugore bamwazanye biraneza n'abana. Nihe yaheruka isengesho rya ninjoro umugore n'abana musenga nibura rimwe mu cyumweru? Umwe no kuryama nk'akanyawo pyundi. Satani agatahagara muri sarakirwa yigira gutya mutongana kubera nta gushyira mwabuze uwo mwanya. Ariko wabonye umwanya wa WhatsApp, wabonye umwanya wa internet, wabonye umwanya wo kumva karirimbo, wamenye ibyasohotse kuri televiziyo, ariko waburiye umwanya warangiza ngo ibyantanze nanjye
ibigori warabihekenye urabimara, ihene urazirya urazimara, inka zirya urazimara, urya ibinono n'amahembe byose mu gifungo dumburi. Na ibyo tonzi upfunyitse iki ko mu nyanze se? Upfunyitse iki kizasenya Yeriko iri imbere? Rero nkanjye nkunda gusenga, reka twivugire ngo Imana itubabarire. Ibyo ntabwo bihagije, ariko tunakosore. None se uko kuba wahamya ukaririmba ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ni ibya Yesu, ngaho tuyiririmbe. Noneho uriciraho iteka mvuye i Kigali nageze hano, umugore wibeshye ntangire icya 10 cy'imyaka nibyo ba pasiteri barya. Dore urugabo kandi bene byo hagiye mikora si yabyina arashishikara akaruru mbariza mugenzi wawe ngo upfunyitse iki, ariko ntumwegere cyane, mumbariza ariko ni igiki? Ibyo none ndagira ngo nitwicireho iteka 2022 ibyo wakojeje urabizi. Ese uzabyimukana na 22 koko? Ibyo njye nabonye Imana. Ubu abayobozi b'amakorari saba hano, nanjye naboye korari mbere yuko amapasiteri naboye korari, nge nabaye n'umudiyakoni, nabaye na dirija, munyobora na paruwase ndabizi. Niba hari abantu barwara umutwe ngo ngewe nguno mwaka nzegura, ngo sinzemera ko abantora, uzegura kwa Yesu wegeke kwandese. Ariko ubundi ikimenyetso cyerekana ko Imana muri kumwe ni uko ugenda horoshye cyangwa ni uko ugenda hakomeye Imana ikagutabarira. Twihuse cyane, biteye agahinda kubona umuntu w'umugabo yiguriye telefone, yana nayijimije ngo batampamagara none, kubera ko atinya ko umugore azamenya aho bavugana b'ishorekeze. Ugasanga aranditse ngo wa muhinzi w'ibigori, kandi si umuhinzi w'ibigori ahubwo ni nyiramashaza w'inshoreke hirya iyo ngiyo. Ati sheri wa muhinzi w'ibigori araguhamagaye, kandi ni ingegera y'umugore imuhemukira. Ngo radiyo Sarusi iraguhamagaye. Bagabo duhindura ingeso zacu, mu byo dupfunyika muri 2022 dukure mu buryarya. Bagore mukure nk'amahane n'ubushizi bw'isoni mu byo mupfunyika, mukuremo gukeka n'ibidahari, mwoye kutwibutsa ibyo twibagiwe. Ariko Imana nge nabo ku bintu kuki ntabibwiye pasiteri kare koko, nubwo ari amaterano nkagira amahugurwa. Ubu nta mugabo n'umugore bicaranye, reka naye kubivugaho gakeya. Ngaho mbariza mugenzi wawe ngo kode ya telefone umugore wawe arayizi. Mbariza none se ibyo biroroshye. Kode ya mobile money umugabo cyangwa umugore bayiziranyeho, umugabo agira agakode ke,
umugore akagira agakode ke kandi bahurira mu rusengero ngo araje abigenze kode mwarazishanye. Ibyo nabyo ntabwo tugomba kubyambukana. Se murandakariye mvura ngo hari umugore Satani yongoreye ngo hewe ngo nukugira ubwenge abagabo bakirenge ntabashobora ngo reka njye kujyana udutunga iyo mu cyaro, akagira udutunga atungiye iwabo akaduhisha umugabo ngo arimo aragira ubwenge, kumbi dayimoni irimo inabyina danse. Ndabashoboye ndarushenye ubwo ugiye kwambukana za hene ziri iwanyu koko ubesha umugabo ntazugira se ko mu nyazi. Uwo nayo ni impamba mbi itazatuma mwubaka. Tuganire nka hari n'abana batoya, ibaze nk'umuntu muryamana mu buriri muganira ari ukaba utamubwira kode ya mobile money ni ya Tigo Cash, ngo reka mama ngo ntamenye ibyubu. Hari n'abagabo bakoboyi bafite simukadi ziba mu rugo ariko baverisaho amafaranga abagore batayareba. Buriya abadamu hari amakuru ariko ntimujye gucukumbura, usanga hari agasimukadi kaba mu rugo hirya iyo umugabo asukumiraho udufaranga ngo ntawamenye iby'uwo mama we. Ibyo ntabwo ari ubwenge, ni ubucakura bw'ikuzimu. Iyo mpamba turayanze mu izina, tugiye kubakira ku kuri. Haleluya! Tugiye kwambukana ukuri, ubwizerane, gushyigikirana, guhana amaboko, gutabarana no kuzuzanya. Mwavuze cyane ngo amina. Ninde wibwira ko bose bapfunyitse amahamba angana? Agasakuzo ngiye gusorezaho, umuntu apfunyika impamba ingana n'icyo agiye kwitwaramo. Ufite urusoro runini yapfunyitse ibintu, uwari ufite agasorori gato yabigenjeje ate? Ariko bicaye mu minsi 3 urusorori ntabwo yariye ngo yimu apfunyitse dukeya, ahubwo mukwiye guhana amaboko. Haleluya! Ntabwo ari ugusuhuzanya mu rusengero, hana amaboko na mugenzi wawe. Itoro nimumenyane, nimwubakane, nimuzamurane, nimushyigikirane, nimurwanire hamwe, nimuzuzanye, nimuzamure ibendera hamwe, nimuvugire hamwe. Abapagani ntibakabote, imvugo mbi ntigaturuke muri mwebwe, ntimugasenyane muri rubanda, ahubwo mujye mwubakana. Nihuse twabonye ngo barara batambutse, humura wigira ubwo buzambuka. Arangije arabwira ngo noneho ngo nimuhaguruke mushyireho intera. Iyo umaze guhambira amahamba ugiye kwambuka, hari ikintu naje kubwira itorero kuko umwaka watangira. Ni cyumweru cya mbere mbwirije uyu munsi wa none. Shyira itandukaniro hagati yawe n'abantu. Umuntu ukubwira amagambo asenya, umuntu ukubwira amagambo aruhanya, umuntu uguca intege, umuntu ukunaniza, umuntu udakijijwe, shyiraho intera. Uyishyizeho? Shyiraho iki? Ariko uwo mushinga uraremereye, amafaranga azava. Imana no muri banke utegura umushinga bakaguha amafaranga, siko bigenda? Rero shyira intera hagati. Haleluya! Shyira intera hagati n'abantu basazira mu kabari. Twiwacu ni ukunywa amakawa, ugasanga abantu baranywa amakawa baricaye baraho pasitoro, bari mu makawa baragotomera baranywa. We sindura abanywa imitobe yahiye bihorere, abasinzi shyiramo intera, abatagushyigikira shyiramo intera, ababuze iterambere ryawe shyiramo intera, abakubwira ngo warayobye shyiramo intera, abakubwira ngo ntusenga cyane shyiramo intera, abakubwira ngo warayobye shyiramo intera. Icyo ushaka ni ukujya guhindura Yeriko. Torero ry'Imana, haleluya! Nimumvugire ngo intego ni ugusenya Yeriko. Musubiremo ngo intego ni ugusenya Yeriko. Mumambo upfunyitse simeno, mumambo upfunyitse dokema se, shyira mu itandukaniro. Gugabanya gukizwa wakabije ngo utidashyiramo itandukaniro. Umugabo wampaye ino saha, isaha irahenze. Iyi saha irahenze cyane, irahenze ku buryo harimo nka zira vatiri nk'eshatu.
iyi saha yayimpanye n'agakomo kayo bazana, kandi igihe ntabwo ari amabwiriza ya ADEPR ahubwo nayo mu mutima wanjye ntanyemerera kwambara ibintu, kandi ubimpaye ni pasitoro mu itorero rye biramureba. Buri muntu mwita kibazo cyose wabyambaye arejejwe, ariko nge umutima nama wanjye imyaka yanjye dogitrine ndimo ntinyemerera. Iyo ukageretseho ubugeretseho na moto hejuru y'izo modoka, aho kubw'umutima nama nagasize mu rugo. N'urugero nguhaye, mwo muranyumva, hari abambona nka pasiteri wasaze, ariko genzi icyo ndimo nkora distance. Haleluya. Iki Gifaransa ntabwo mukizi se? Enye mu Gifaransa rato hehe, abanyamagambo hehe, abaguca intege hehe, abavuga ngo ntibishoboka hehe. Distance intera. Haleluya. Kandi uko duhintera abakozi ibi ntabwo tubigiza kure ngo tubange, ariko hari ukuntu muri twebwe, hari ukuntu tubashyira ahantu tukabasengera tugasangira, ariko ibyatumye ko dutwa distance. Rwose ngashyizeho byaba ari byiza, nje ntimwana bimenye, ariko kwigisha reka nanga ubuhamya. Hari umunsi nibeshe ngashyiraho, noneho najya kwigisha nkagira ubundi ibyo bintu urya wihishe wajya ukabirya ukazabugaruka. Ubwo buyoga mu gutomera mu ibanga witsirikaho witsiritaho ngakase nako ni inzoga, ntabwo waryoherwa n'iby'ijuru n'iby'isi at the same time. Urashaka gushyiramo intera. Barangije ngo bamare kwambuka, bageze muri Yorodani batora amabuye. Mwavuze ngo amina. Waruzi impamvu batoye amabuye? Ngo kwari kugira ngo bazabwire umuntu wese aho bambutse. Bamaze gutora amabuye, reka mbabwire, burya inyundo nabonye ifite imbaraga ishwanyaguza dayimoni, ni ukuyibwira ngo Satani ceceka, naho nambutse n'Imana yahabaye. Hanyuma ngo bagere hakurya ntabwo ntinda, ngo nanze kuvuga gukebwa nabyihoreye, ngo ndivugira kuri Yeriko. Imana yabwira ngo noneho muzatere Yeriko muzenguruke bucece, umuntu wese azamukira imbere ye. Nagira ngo soze nkubwira ngo imbere yawe naha agaciro, zamukira imbere yawe, wezambukira imbere y'abandi. Uhinga ureba muko abandi ntahinga neza, reba imbere yawe, ririmbira imbere yawe, kirizwa imbere yawe, sengera imbere yawe, zamukira mu itorero imbere yawe, vugana n'Imana imbere yawe. Yo mpamvu yigendere, yo mpamvu yikomeze, yo mpamvu ikwambika imbaraga. Asifiwe Bwana. Haleluya, haleluya. Nijoro ndi gusenga Imana ngira ngo mbazanire iri jambo. Nagize yerekwa mbona ikiraro kiriho ibiti bitatu byonyine, ijwi rirambwira ngo mbese ni tororo rya kwambuka. Ntabwo mbizi ariko simbisobanukiwe. Mbona marayika atinze, ikiraro kiruzuye, mbona mwese murambutse. Kambabwira igikomeye nabonye icyo ari cyo, muzi icyo ari cyo. Mwamaze kwambuka cya kiraro kiracika. Imana irambwira ngo ibyabahigaga mbisize inyuma, kuko iyo ikiraro kigumaho. Asifiwe Bwana. Ngiye gusoza icyigisho. Iyo ikiraro kigumaho, ibyakurwaje umutima umwaka ushize byari kugukurikira. Imana irambwira ngo ngikuyeho, ariko ngo mbabwire ngo muhambire amahamba akwiriye. Ndashoje. Imana ibahe umugisha, Imana ibahembure.